ngo uyu muntu ngo ararwaye yego ye muri kumbwira ngo ararwaye ntimwasaga mukambwira ngo uyu muntu ngo yagututse ngewe waba waricaye ukanuka ukananukira mama ntunatuke jewe jenyine kaza nkicara ngaka gusabira n'igiceri cy'icumi uwo ni jihad siko nteye niyo umutima wacika ntago byambuza ku nta byabuze imbaraga gucuranga umuntu mujye munkura jewe mujye mumbabarira ntago ntuye muri Israel mumbabarire ntago nkunda ubusutwa bwanyu ntago mbukunda ntago mwibuka aba bantu bose muri kuvuga birirwa baza batuka umuntu mwaragiza ngo bararwaye mujya ubunwa buriye ntibuguhe iyo buvugije induru bwima amatwi ntago we nta buryarya ngira nkubwirira s'il te plaît kakero kaji wa mugarura mujye mwicara mwumve ukuntu imiha noneho mbere abantu bajyaga gukuna bagakoresha intobo ngingo jana n'amavuta y'inka ubu ngubu rero iyi si sigaye gukuna sheri iyi si mbere mwakunwaga n'abanyogosenge n'abiki byose ubu ngubu iyi si niyo isigaye yicara igakuna abantu niyo warakunye gukorera touche period yuko Theo afashwa ni mumufashe ariko Theo kubyuka ukicara muri izo ntebe zimeze nka trapeze wisize ka vaseline utegereje abantu baza kuguha amafaranga wagateguye sari ukagenda ukavuga uti nzabaririmbira mu rwego rwo gushyigikira bwo kuvuza umugore wanjye uri kumva warangiza aba bantu bose bakaza nayo mafaranga bakaza bayazanye byibura ariko nawe tukagira ikintu tugukuraho ese ubundi Theo tuzagukuraho iki wowe twagukuraho iki turagukureho niyo ndirimbo twumve ko nijwi rikiza riraza gute se zasiri duhire zararikoroze mu muhogo jewe ntago ibyo bintu tubyumvikana Theo ntago tubyumvikana jewe sinanze ko baguha amafaranga nibakomeze bayaguhe ariko Theo hari ubundi buryo agombaga gukoresha thank you nizere ko Theo tumuvuyeho sibyo ntago jewe bagomba kuvuga ibintu uko mbyumva undi akarera ndakarere ntawe ntahiriwe sinjya muri ADPR ngo bazasohora nta rusengero nyama ngo bazasohora kubera ko navuze David wanje bite oya nukwitubwizanya ukuri Theo ntago ari urwaye abashu ikindi Theo ubundi nkwibarize mbere hose ufite amafaranga ko abonaga abantu bafashwa tubahere ku murongo ukiri n'umusitari abantu wewe wigeze ufasha ndera muri iyi mihanda namwe mujye mumenya yuko akebuka giwa mugarura mujye namwe mwitabira mufasha mujye mwitabira gufasha nanjye ndafasha buriya nanjye nimwamenya ko naba naramwoherereje ngo tujye ngo kwande we ntimukanjane mu bantu bakina comedy ngewe ntago we barana bavugaho nte abantu bari kumbwira bati ja ibyo uvuze nibyo rwose Theo nta muntu utari kujya mu gitaramo ugatumira bantu bakaza shajiha buri munsi ibihumbi 100 ni menshi turabyumva ariko we nikose nanjye nabivuze none muzajya mukomeza muyatange buri munsi yego ariko muranse Theo nibyo abanyarwanda nibamufashe ariko Theo kubitamo naka kantu utegura igitaramo urebe abasenga n'abadasenga baze mu rwego rwo gushyigikira umugore wawe umwambika ikanzu aze nawe ahagarare nka hariya ba minyone baze ba masasu baze ba rugamba baze bagufashe banabwirize ariko uraho ngaho urahuricara mu ntebe zimeze nka trapeze urarira tout simplement I'm very sorry Theo icyo kintu nacyo wakakibutsa ukagikora rwose thank you kandi ndabasaba abantu muri gutanga amafaranga mukomeze muyatange Imani kwikomeza babahera umugisha pe ari nta n'umuntu mujije gutanga amafaranga ariko Theo aka kantu ukazirike ku nkingi y'umutima nubwo utaba ukibuka kuririmba za live kubera ubuntu bw'ubuyoga wagiyemo simbizi ibintu by'ibiki byose we bibwanuka bizamuka ariko byibura Theo fata umunsi utegura igitaramo aba bagore babakire birirwa bagura amamodoka bayaparike baze baguha amafaranga ariko nawe iyo bakubonye uri aho ngaho wicaye mu ntebe zimeze nka trapeze uri kurira gusa nawe tanga nyine fasha uwo mugore urwaye ndi kubyumva rega ngewe se mubwira iki ko ntatanze ahubwo ukicara nyine uhinduranya mikoro nibyo hinduranya mikoro nushaka na sound nibitavuga neza ariko Theo tekereza kuri aka kantu ko gutegura igitaramo niyo wakora tuwa Theo ntago wabura mu 10 cyangwa na 15 ntago wabura amayo mafaranga akongera no kuya abanyarwanda bari gutanga uri kumva muba muri aho ngaho gusa je ntago ibintu mba mbyumva amusore reka tujye mu rw'amajwi njewe utuntu dukina filimi sinjya ntuvugaho keretse yari umuntu nyine mbona ko bakoze ari ibintu bara nje mumbabarire nta tension shaka z'abantu bo muri iyi mihanda abantu barisariye bameze nk'abajundi ku bugoro amusori si shaka we mujye munyubaha mujye munanyubaha mbafite shona bateguriye mwanshashwa ntago ari mwe muntegurira ibintu nza guha abanyarwanda hano
kumbwira ngo vuga kuri ibi ngo uyu muntu ngo ararwaye. Yego ye muri kumbwira ngo ararwaye ntimwasaga mukambwira ngo uyu muntu ngo yagututse. Ngewe waba waricaye ukananukira mama ntunatuke jewe jenyine kaza nkicara nganga gusabira n'igiceri cy'icumi. Uwo ni jihad siko nteye niyo umutima wacika ntago byambuza nta byabuze imbaraga gucuranga. Umuna mujye munkura jewe mujye mumbabarira ntago ntuye muri Israel mumbabarire ntago nkunda ubusutwa bwanyu ntago mbukunda ntago mwibuka aba bantu bose muri kuvuga birirwa baza batuka umuntu mwaragiza ngo bararwaye mujye ubunwa buriye ntibuguhe iyo buvugije induru bwima amatwi. Yego rata mazuyige we nimba ari mazuyige urakoze cyewe ntago ibyo ntago we nta buryarya ngira nkubwirira ho s'il te plaît akebo kaji wa mugarura baramenyereye sebo kare none uraje ngo rekana n'ubusutwa ya busutwa ndabukunda sheri ubusutwa namwe murabukunda namenye ibyo mukunda mbazanira ubusutwa nge sinzi kuvuga urubuga rw'imikino uri kumva sinzi gusoma Bibiliya ngo nzaza hano mbasomere muri Matayo nzajya nzambaho ubusutwa bwo mu mihanda that's it. Mububwumva mubwumve nimutabwumva mwigendere kandi je nta muntu mbashaka gutererana muzacuke jewe kakero kaji wa mugarura mujye mwicara mwumve mujye mwumva ukuntu imiha noneho mbere abantu bajyaga gukuna bagakoresha intobo ngingo jana n'amavuta y'inka ubu ngubu rero iyi si sigaye gukuna sheri iyi si mbere mwakunwaga n'abanyogosenge nabiki byose ubu ngubu iyi si niyo isigaye yicara igakuna abantu niyo warakunye gukorera retushe period reka nze mbihere iki goye ngo shaje ndagukunda pe akebo kaji wa mugarura nta mpamvu yo kwishushanya nge ntago nzi kwishushanya I'm sorry jihadi uzatuzanire niza mutoni wo muri Papa Safa. Yego ziriya za mutoni zo ndasisi nibushaka mumbwire nzibakubite nuzenya uriya mukobwa ukina muri Papa Safa yego reka nzibakubite sasa reka nzibakubita aho zigeze mutoni zira muri Papa Safa se sheri yifitiye umugabo uwo mugabo yari afite undi mugore none uwo mugore babyarana abana none uwo mwana muri make yego mana reka nse ziriya zo nzibahe pe mutoni waravugitse ubwo se utundi twirirwa tubaragurika tuvugitse gute iyi nkuru iri he noneho abana bajya baba ku umugabo nyine mureke mbabwiza ukuri mwabagabo mwe tujye tubwizanya ukuri namwe mwabagore mwe umugabo igihe cyo naguta uzamureka agene nawe ushaka ubuzima mureke kumwizirikaho umugabo ati umugore wa mbere yishakira na mutoni araryoherwa mutoni nawe aragenda nawe araryo ariko mbabaze disi we mwamura aho ngaho mwitendeka kubaga mukagira ngo abandi bo ntago babakeneye imibiri barya ntago mwebwe ntago ariko murasetsa ubwo ruzajya wicara wirirwe ugiye uvuge ngo ufite umugabo uraho ngaho wumve ko nabandi batamukeneye umva ubwo mutoni rero abayishakaniye n'uwo mugabo yari afite undi mugore umugore baratandukana umugabo ni mutandukana uzagenda ukora ubuzima bwawe nawe akora ubwe mwabagore mwe mwari banya muri iyi mihanda ukumva umugabo wanje ntago yagenda atagenda ko muba mwarahuye mugahuzwa n'amarangamutima iyo birangiye ko yigendera nuko noneho rero biza kurangira gute abakoze iki wa mukobwa ukina muri filimi se kwa Papa Safa n'imere kwa Papa Safa arangije nawe ashaka n'umugabo uwo mugabo abana baguma nyine kwa mutoni baguma muri urwo rugo noneho baje kurwana uwo mugore yagiye guteza faya ku kigo cy'amashuri ni uriya mugore niwe wacyuraga uriya ngo ni mutoni noneho agiye asanga umwana yicaranye na nyina yaragombaga kumufata ngo amutahane ubwo rero umwana baramubwira ati ntago turi butahane uri kumva ngo ntago turi butahane batari butahane rero umugore arigendera cyurabe undi baba baraho ngaho abaramwadukira rero baratukanye n'ubu ngubu abo bagore bashatse kumukubitira ku kigo barafunze naherukaga bagiye muri parike sinzi niba barabafunguye baragenda barwana ariko numvise ngo umwana bahise bamubwira yuko agomba kuva kuri icyo kigo ngo kubera discipline nkeya ya nyina uri kumva rero ntago nibaza impamvu ibyo naho bigeze nzazi baranguza mutoni bashakaga kumumeneraho imodoka umugabo rero yamuguriye imodoka undi nawe aracyagenda na Hiace ubundi habayeho Hiace ubu dufite na Hiace uri kumva ubwo rero ntago nibaza impamvu nimureke mutoni nawe yiryohere ejo n'ejo muri umugabo we nawe azongera yishakira undi mugore ntawe wamenya biba bizamuka bimanuka ingo z'iki gihe niko zimeze nubona rero we byara guhiriye icara nimba byaranze tuza tuje guhangana ubu bwani kuramo seti
seti gakuramo wayine. Niba mwarakinye amakarita mukamuzi neza yuko good morning igisetsa, how are you doing love, uri kumva? Ubwo niba rero mumenya ese ubundi mwagiye mumenya ko n'igihe butuyu iri anganda 3 isigaye irya na bwana itinitswe, hari aba muba barafatiye amarembo. Undi bamuguriye imodoka, undi agenda na Hiace. Asante sana ku muntu wohereje amafaranga, angezeyo ariko sindabona ibyo ari byo. Kuko telefone niyo ndi kureba. Umugore harakubita Hiace, ivumbi riramugera mu nnyo, araho ngari kujya kurega imbere agatuza umugore wirwa wisize fondote, akanda n'igihe kugira ngo stress zivemo, yagenda katsa imodoka, wowe uracyagera na Hiace, ivumbi rirazamuka rikarenga igitsiri kazamuka ku muntu. None muraho muraza, ngewe ntago ibintu mbishyigikiye. Umugore wese agomba kwirwanaho muri iyi mihanda, umuntu wese agomba kwirwanaho muri iyi mihanda, mujye mumbabara, mujye muhinda gake nta nkubaye muke. Ubwo rero abagore ngo barabafunze, narabikurikiranye ngo bari wowe wagiye gucyura umwana yarasanzwe acyurwa n'umugabo n'umugore, ngo mwari bafite imanza ngo yarareze umugore we, umugabo wawe wari waramureze, muba mupfiki, murapfa igitsina ikiki ngo muba muri aho nako ngo mwashakanye ibintu ngo nago ngo muba ngo iki mujye cyane pe. Ubundi dukeneye live gusa za jishu, live niso mukeneye, ndabizi mukunda amatiku muponyonyo, mumenisikia vizuri, hamna mumenisikia vibaya, lakini leo misitaki sinyeneye umuntu buza kunera ivumbi riragenda rikagera mu nnyo. Shari hano muri iyi mihanda hari abagore bazi ikintu cyo gukora inyarugenge, igitsina nyine. Ubwo muri aho ngaho murega ibitsina rero, ubundi abantu bahuye bakuze bahuzwa n'amaranga mutima ari rwo rukundo. Ubwo rero ya maranga mutima yatangiye gukendera, uramureka umuntu akagenda. Gusa nanone sinkunda abagabo batesa abagore babo. Umugore ni mutakimushaka rwose, muha amahoro wigendere, akomeze yibere uko agomba kubaho, nyagasana bazabigenza ukundi kundi. Kuko ndabizi neza abagore nimwe mubabara pe. Abagore mugira ibibazo byinshi birushya nyina, abo bana muba mwarabyaranye nimwebwe muba muri kumwe nabo, uri kumva? Mwebwe muba muri aho mwararwihaye. Ngo Sherina bamufatiye irembo. Sherina Doro. Nabyumvise, nanjye ndashaka kubanza kumenya. Ubu se Sherina Doro. Sherina nanjye nabyumvise ngo bamufatiye irembo disi, Imana ishimwe. Ikura ku cyavu uriya mukobwa arakuze, mu buriya mureba mwabantu. Uriya mwana umukobwa arakuze, Sherina Doro arakuze ariko yigira umwana, Imana simbiza ariko nimba bamufatiye irembo alhamdulillah, nanjye nabyumvise ngo bamufatiye irembo. Yego dai, imyiteguro myiza, amara yose kangahe ubukwe bwo muri iyi mihanda. Mujye mumara kubashingira. Uriya Sherina Doro arakuze rwose, muzi kera uriya Sherina Doro. Sherina Doro arakuze ariko ari mu bantu batajya bagaragara ko bakuze nyine, ahora yiriza, ahora yigize umwana. None se bwa buhungu disi buzabaho gute? Mbese waturanguje? Sherina Doro arakuze pe. Sherina Doro arakuze sana. Ninde bafatiye irembo shu? Bari kuvuga ngo ni Sherina Doro barifatiye, wa mana we. Nukuri dango ni Sherina Doro barifatiye. Ubukwe bw'iyi mihanda se ko ari hatari. Ubukwe buzane twimwere twirire. Ubundi abantu mufite ubukwe mbibutse yuko mugomba gushaka umuntu witwa Fa Catering, ni we muntu wenyine muri kino gihugu uteka bakava mu nzira, kandi mukarya ibiryo biryoshye. Ikindi arategura pe. Ikintu nakundiye Fa Catering, aho urubyiruko akazi. Ntago ari wa muntu uvuga ngo ibarabyikoreho, ya buri muntu wese icyo akeneye, icyo ashoboye aragikora. Muri Fa Catering ahereza urubyiruko akazi, yahaye amahirwe urubyiruko. You guys, wahaye akazi uriya mudamu, ubufashije urubyiruko nyamwishi. Ntago birirwa bajya mu buyobe, mu biyobyabwenge, bajya mu kazi ko kwa Fa Catering bagataha bananiwe biryamira babyuka banakomereza. So bantu mufite amakwerero, Fa Catering niwe wenyine ugomba kubatekera. Ibaze ko ufite ibirori byose, abantu bagataha bijujuta, kandi je twumvikana ntimukantumire mwatetse bwa burogero bwanyu, cyangwa kwa kundi bahagarara kuri dodo zirimo intoryi, mwarangiza ngo Fa Catering baguhereza ibiryo neza. Igisesa cyanda barasa. Best name. Okay, sawa. Sherina Doro yatumye Rayon Sport
ihora itsindwa ibyo ntago sheri na Doro se hari ubwo ari utera ishote indaya se zirubaka ndagukunda umushu okay nta kibazo sheri na Doro ngo bamufatire irembo yego sheri ni bari gufatire disi yewe haraba hasigaye wa wundi ngo eko zinda bamaze kuyara yavuye mu kibuga kuko bamuteye inda we nta n'ikintu byavamo we nuwa n'umugabo wamuteye inda ntabasha no kumwishyura inzu yagiye kubi wabo apo ubwo hasigaye ndetse muri iyi mihanda ubwo irembo ngo sheri na nuwa muri bibiri ni muto ubwo reka twumva abantu muri iyi mihanda basigaye gufatira irembo ubwo ni ba Teta Nice na Brian na Tesha abandi bakobwa se ni bande reka je nta gahunda afite nzakomeza gutya nisambanire byonyine nta gahunda afite je mbaye mbibabwiye hakiri kare nayo mfite hatazagira umpagara hejuru cyangwa mpagata ahubwo tuba tugomba gufatanya guhagata abandi kuko je muri uwo mubare ntago ndimo we munkuyeho natesha nyine none se Tesha se umukobwa ntakeneye kurongorwa uriya se Deterena ntiyakuyemo imibare naze mukanyambwire mukandike ngo mwandike iriyanshashwa hano na Joxy ne na Joxy uzanterere uzantere pase ya mpeketa kuko tureshya ni mugufi byo shu tubwire inkuru mana yo mwijuru reka hari abantu batumvise ari amajwi ngomba kuyaha mukayumva neza ngwese jiha wanguri ya mata none se Zinda kuri kuvuga ngo Zinda namwibagiwe Zinda ntafite umugabo wamuteye inda ubu ngubu uwo mugabo wamuteye inda ntago ubwo no kuvuga ngo bakajya kubana nyuma yo kubana bakabura amafaranga yo kwishyura inzu buri muntu akaji wabo na Zinda agenda ibabo n'uruhinja none se ubwo urumva koko ubwo keretse ntihagira umuntu wa muhungu nawe w'umugospo ngo ari gukurana na Muheto yego nzazi nazanira ngiye kubanza nzikurure neza Muheto misi Muheto ndagukeneye sheri dufite ubukwe ibiri kuvugwa ko ufite ubukwe na Prosper sheri genda wirangorerwe n'umurokore byibura we azajya arongora ashyize avuga mu gihe burahayo dukomeze nuko yego Jesus niko byagenze pe Zinda se nimuzi yuko yabanaga n'umugabo nyuma akaza kujya muri ntuze muri rehab kubera ibiyobyabwenge arayikunda pe wabivuze se ko ayikunda ngurira MBZ ngukurikire zirashiranye genda ndebe ko mbura bankurikira sheri ngewe se kunkurikira ndabigura ariko ye ngo avuga mu bihebura avuga mu bihebura nuko reka tubanze twiyumvira aya majwi y'inda mana we Muheto rwose yaba yihenze siki ngo ari Marieda Zinda ngo yaretse inzoga na widi ego Zinda se yari kurumogi ntago bishoboka ego mana ni nko kuvuga ngo Jihad yari kubushashwa nuko dukomeze hanyuma bariyeri weyisi nabo baraza vuba ariko kuki mutasi yariyeri weyisi we ngo ntimwigeze mumusura niyo makuru mfite umugabo wa Zinda rwose azatahira agafoto icyo mukundira iyo baje nawe udutsama yewe Samsari na mana yo mwijuru ngo ari kuzaba seriye ryari wabwiye so akabaseriye jewe urambira ngo mbeseriye narakubyaye ndakuyamye wa mwana w'umuhungu ntukamenyere hano genda ubibwire so je ntago nakubyaye ngo ari seriye ni uri seriye ni abandi bose reka babo ibyo bashaka cyangwa we baseri genda byamye mujye mumbabarira ibintu byose nkora ibyo nshaka nibyo niyumvamo amoke mucitegera meze neza pe mureka mvuga ibyo nshaka numva nta muntu mbangamiye ahubwo mbazanira amakuru ashingiye ku bimenyetso aho kuntoza uko nitwara byo we mwana gashutisi kaci Jihad wambabariye ukareka kunsetsa koko nibereye mu bitaro yo urwara ubukira masheri mani gukiza umva ejo bundi nabonye Ariel na babobo hano ihuye bari gukina basket ntibari mu biyobya ntibari muri rehab se nibagiye kubakuramo ibiyobya bwenge vuba habaraza vuba habaraza baraza vuba
muza umuhanzi wese wagiye biba byanarangiye ubuhe nahe kumwe ngo ariko jiha nkundi inkuru zawe pe ntuca ku ruhande dushaka amakuru ya Sharinanina bari muri Amerika asante ngo ariko manager ngo ese kutavuga ku bantu barwaye narababwiye umuntu yaricaye agenda ntukira mama ntanaze ngo ntuke mwarangiza ngo nze mutabarize se kwasa ndamutabariza hiki koko ubunwa buriye nibuguhe iyo buvugije induru bwima amatwi ntimukaze kuza jewe ibintu ntimukaze niyo umva we byiza nge waza ukantuka ariko ugiye gushyiramo umubyeyi wanjye ntibihura kuko naje muri imihanda mama wanjye ntago namuzanye ubwo rero umuntu yaraje akantuka jihadi bra 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 none muri kuza ngo tabarize uyu muntu ese muri ko muri kubibona mwabikoze ntihajye n'umuntu ukomeza kuza kunteresa semi hano buriya muri iyi mihanda mujye mwiga no kugira neza byibura mumenye navuge muti aba bantu byibura bazadufasha iki ese mwajye menya yuko abantu bakenerana mukajya mureka kwihenura mukanere ni seseme ngo baraho ngo bari kwirukanka mu barozi ni mujye bashaka babavugutura igicucu kibaca umutima ese ibyo byabuze impara gucuranga ndumva icyo kintu kirikiriya kuri nge ntago nzi uburyarya mu buzima bwanjye sinzi uburyarya pe ubwo nyine ntawamenya aho inzira ntibwira umugenzi ariko nanjye ubwo sinatemba mbatemberaho barakagwa ku gasi barakagwa ncuri